Yes, ngiye kukwereka uburyo ushobora kweditinga documentary yawe cyangwa se amajwi wagize ute warikodinze. Mbere na mbere urabanza urikodinge amajwi yawe. Nakweretse uburyo ushobora kurikodinga amajwi yawe muri part 1, eri ni part 2. Kankumvisha amajwi maze kurikodinga, noneho nkwereke uburyo wa editinga ukanaimprovinga bitewe na microphone ugize ute ufite. Ibi byose tugiye kubikora twifashishije iyi software y'ubuntu yitwa Audacity. Niba ntayo ufite, nakweretse n'uburyo ushobora kuyibona muri iyo video. Reka nkumvishe uko aya majwi ari gusoundinga mbere y'uko dukora ikintu icyo ari cyo cyose. Hari igihe wumva ubabaye ukumva ntacyo ushoboye ukabyakira uko, ariko kwiyakira si ukuvuga ngo naremewe kubabara, ahubwo ni ukuvuga ngo nzahomva nzi naho njya. Kwiyakira ni nko kumurika itara mu mwijima. Iyo umuritse itara mu mwijima ntihahita habona hose, ariko buri cyerekezo gitangira kugaragara gahoro gahoro. Yes, uri kumva ko audio yacu cyangwa se voice over yacu uko iri kuvuga. Mbere na mbere iyo ugiye kweditinga hano muri Audacity, ubanza wakuramo ibintu cyangwa se amakosa wagize ute wakoze, noneho ugakuramo n'umwanya uri mu busa hano wari uri kugira ute wari wacecetse. Mbere na mbere guselectinga ugomba kumakinga sure ko hano reba aka ka i kari hano nako bita selection tool, cyangwa se ushobora gukanda F1, shortcut ni F1. Noneho ukimara kugakanda ahita haza akantu kameze gutya, noneho ugakandaho ugaselectinga, noneho ugahanagura, ukaza hano kuzuminga, uza hano kuri kano ka plus ukazuminga kugira ngo ubashe gukata ibintu ubona neza. Noneho ukaza icyo ukora ugenda uplayinga audio yawe kugira ngo wumve aho wagiye uceceka ugira ute ubikate. Hari igihe wumva ubabaye ukumva ntacyo ushoboye ukabyakira uko, ariko hano uri kumva nagiye nceceka, ukagenda udukuramo kugira ngo audio yawe igende ivuga yihuta kugira ngo utaza kurambira abantu. Noneho ukaza ukabikata byose ibyo wagiye uceceka. Hari igihe wumva ubabaye ukumva ntacyo ushoboye ukabyakira uko, ariko kwiyakira si ukuvuga ngo naremewe kubabara, ahubwo ni ukuvuga ngo nzahomva nzi naho njya. Ukimara gukata aho wari wacecetse n'amakosa wagiye ukora, uraza ugaselectinga audio yose. Guselectinga audio yose ushobora gukanda double click hano muri audio, cyangwa se ukaza hano ku ruhande aha ugakanda double click nabwo, noneho cyangwa se ugakanda control na A. Ubwo bwose ni uburyo bwo guselectinga, cyangwa se ukaza hano ku ruhande ugaselectinga gutya bisanzwe. Aho hose ni uburyo bwo kugira ute bwo guselectinga. Uraselectinga ubwo tugiye kuimprovinga iyi audio yacu. Turaza hano kuri effect, tuze hano kuri EQ and filters. Tugiye gukora aya majwi yacu aza sounding nkaho twayarecordinze dukoresheje microphone ihenze. Mbere na mbere uraza hano kuri EQ and filters, uza hano kuri filter curve EQ ukandeho, uze hano kuri preset and settings ukandeho, uza hano kuri factory preset, uze hano kuri bass boost. Mbere na mbere tugiye kubanza twimprovinge base yari amajwi yacu. Kande kuri bass boost, then uzukande apply. Icya kabiri urakora uragaruka hano kuri effect, nanone uze kuri EQ and filters, filter curve EQ, uze kuri preset and settings, factory preset, uhita uza hano kuri treble boost ukande apply, nta kindi kintu ukoze. Noneho ugaruke hano kuri effect, uze hano kuri EQ and filters, nanone filter curve EQ, uzukande preset and settings, factory preset, uze hano kuri low for speech. Aha amajwi wagiye uvuga gakeya ariyongera nayo kugira ngo aringanire n'andi. Ugakandaho, noneho ukaza hano handitse apply. Uri kubona ko amajwi yacu hano kuri timeline asa naho wave ziringaniye. None ikindi uba usigaje gukora ni ukumva uko amajwi yawe agira ute asounding. Reka nkumvishe uko asoundinga, ndizera ko
wari wumvise uko mbere ya soundingaga. Hari igihe wumva ubabaye ukumva ntacyo ushoboye ukabyakira uko, ariko kwiyakira si ukuvuga ngo naremewe kubabara, ahubwo ni ukuvuga ngo nzi aho mva, nzi n'aho njya. Kwiyakira ni nko kumurika itara mu mwijima. Iyo umuritse itara mu mwijima ntihahita habona hose, ariko buri cyerekezo gitangira kugaragara gahoro gahoro. Tangira kwakira ibyo utabasha guhindura, bizagufasha kubaka ibintu bishya. Urumva ko wagira ngo ni microphone twagize twakoresheje. Noneho ngiye kukwereka uburyo ushobora gushyiramo background music, waba uri kuvuga ikagabanuka, waba utari kuvuga background music ikiyongera. Icyo ukora, uraza hano muri file, ugakanda hano handitse import, ukaza hano kuri audio, noneho bahita bakwereka aho amajwi yawe ari ku mashini. Ngaya amajwi yanjye nshaka background music nshaka gushyiramo. Noneho icyo nkora, ngomba kuza gukata bino biri kurengaho. Bino biri kurengaho gukata, nakubwiye ko ugomba guselectinga gutya, noneho ugakanda backspace, cya gice kikavaho. Noneho kugira ngo ubibone neza, ukaza ugakanda hano kuri kano kantu kugira ngo ubone amajwi yawe neza. Noneho ugapureyinga kumva uko bisoundinga. Hari igihe ariko uri kumva ko background music iri hejuru cyane kuruta amajwi yacu. Icyo ukora, uraza hano ku ruhande ugakanda right click, ukaza hano handitse move track up, ukahakanda. Uri kubona ko ya track yacu ihise ijya hejuru ya audio ya voice over twagize twarecordinze. Icyo ukora, uraza ukayiselectinga. Twabibonye mu gukanda double click, cyangwa se ukaza hano ku ruhande no ugakanda double click, ukaza hano kuri effect, ukaza hano handitse volume and compression, ugahita uza ugakanda hano handitse auto dark, ukahakanda. Ukimara gukanda hano handitse auto dark, uraza noneho ugakanda apply. Noneho uri kubona ko wave zagiye zahise zigabanuka ugereranyije n'uko zari zigize zimeze mbere. Noneho reka dupureyinge twumve uko biri gusoundinga. Hari igihe wumva ubabaye kumva ntacyo ushoboye ukabyakira, ariko kwiyakira si ukuvuga ngo. Ariko uri kumva ko amajwi yacu bitewe n'uko yari hafi, bitewe na microphone turi gukoresha, amajwi ya background music akiri hejuru. Icyo ukora, uraza hano kuri kano gace ka effect, ukagabanya volume, ukamanura volume ku rwego rumva. Hari igihe wumva ubabaye ukumva ntacyo ushoboye ukabyakira, ariko kwiyakira si ukuvuga ngo naremewe kubabara, ahubwo ni ukuvuga ngo nzi aho mva, nzi n'aho njya. Kwiyakira ni nko kumurika itara mu mwijima. Iyo umuritse itara mu mwijima ntihahita habona hose, ariko buri cyerekezo gitangira kugaragara gahoro gahoro. Ndakeka uri kumva uko biri gusoundinga. Noneho amajwi ari kuza mbere akumvikana kuruta background music. Hari igihe wumva ubabaye ukumva ntacyo ushoboye ukabyakira, ariko kwiyakira si ukuvuga ngo naremewe kubabara, ahubwo uku niko ushobora kwikorera documentary wifashishije ekuteri cyangwa se microphone n'imashini. Noneho iyo urangije, uraza ugakanda hano kuri file, ubwo tugiye gusevinga. Ukaza hano kuri export audio, ukaza hano kuri on your computer, cyangwa se ukayisevinga kuri drive, ariko njye ngiye kuyisevinga kuri computer. Ukaza hano handitse export to computer. Hano icyo ukora, uraza ukayita izina, noneho ugashaka aho urayisevinga. Uyisevinga hano kuri audios, ukanda open. Noneho ushobora guhitamo niba ari mp3 cyangwa se wave, ariko byiza uyisevinga as mp3 cyangwa se wave, nabyo birashoboka. Ugakanda save, then noneho ugahita ukanda export. Ubu audio yarangije kuba saved. Tugiye kuri audios handi tuyisevinze, twahita tuyibona, yitwa documentary episode 2. Ngiye hano, noneho ukayifungura ukumva uko isounding. Hari igihe wumva ubabaye ukumva ntacyo ushoboye ukabyakira, ariko kwiyakira si ukuvuga ngo naremewe kubabara, ahubwo ni ukuvuga ngo nzi aho mva, nzi n'aho njya.
Kwiyakira ni nko kumurika itara mu mwijima. Iyo umuritse itara mu mwijima ntihahita habona hose, ariko buri cyerekezo gitangira kugaragara gahoro gahoro. Tangira kwakira ibyo utabasha guhindura, bizagufasha kubaka ibintu bishya. Kora subscribe ubundi nkomeze nkwereke ibintu by'ubwenge kuri Junior Tech Hub.